kumenya izina. Ndagira ngo mbabwire ab'imitima itinya nimutuze, ab'imitima ihagaze niyururuke. Imana ntabwo ijya ibura igisubizo. Imana y'amahoro irakwitegereza ikamenya icyo umutima wawe ushaka. Wibuke ko yamukuye mu kato nawe yagukurayo. Utwato ni twinshi. Yesu ashimwe. Turabasuje mu izina rya Yesu. Ngiye bari imbere nitwa Mukashema Diane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uri data wa twese mwiza, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, urera n'ukuri. Turagushimiye, wabanye n'ubugingo bwacu, twarakubonye, ushimwe. Aya masaha tugiye kwiga ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo ijambo ryawe ribe inkota ihinguranya mu mitima, kandi ribe ijambo ryomora imitima y'abantu. Mu izina rya Yesu Kristo ubane natwe, kandi iri jambo ritwomore rwose. Urakoze, uganze muri byose, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu Kuva ibice 33, umurongo wawo ni 14, tugeze ku murongo wa 17. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisirayeli yereka ubwiza bwe. 14 aravuga ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha ni iki? Si ukujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. 17 Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha hakumenya izina. Amen. Imana ishimwe. Mose, uyu mugabo bita Mose yaganiraga n'Imana nk'umuntu uganira na mugenzi we. Ivuka rya Mose ryabaye ivuka rigoye. Bibiliya bivuga neza, mu ivuka rya Mose nta bahungu bari bemerewe kuvuka ngo babeho. Hari hemewe kuvuka abakobwa. Iyo umubyeyi yabyaraga, bajyaga kwitegereza bakareba yuko ari umuhungu. Iyo basangaga ari umuhungu baramwicaga, basanga ari umukobwa akabaho. Bashyiraho itegeko rivuga ngo umuntu wese uzajya abyara, umubyeyi uzajya aza atwite, mujye mumwitegereza munamufashe mu mubyazi. Imana ishimwe. Nyina wa Mose ngo akimera kugira kubyara, agiye kubyara, ntabwo yigeze yakirwa n'abaganga ngo abyazwe, ahubwo yagiye kubyara abyara nk'Abaheburayo, kabone ko yari umuheburayo kazi. Imana ishimwe. Ngo akimara kugerayo arabyara, abyara umuhungu. Imana ishimwe. Imana ibahuma amaso, Mose aravuka. Ntabwo bigeze bitegereza ngo bamenye ko ari umuhungu. Ntabwo uwo mwanya bawubonye. Imana yabahumye amaso. Ngo akimara kumubyara abonye ari umuhungu, aratekereza aravuga ati ibyo ari byo byose kugira ngo banyicire umwana mu maso, reka njye kumwijugunyira, reka njye gushaka ahantu mushyira. Bibiliya ivuga ngo nuko nyina wa Mose amubohera akato. Imana ishimwe. Akimara kumubohera akato aramujyana amushyira mu rufunzo. Imana nishimwe. Akimara kumugeza mu rufunzo, ajya hafi aho ngaho wari kumwitegereza. Uwo ni umugabo bita Mose akiri uruhinja. Ngo ajya amwitegereza, hari kumucunga, wari kumureba uko biri bugende. Imana ntabwo ijya ibura igisubizo. Imana y'amahoro irakwitegereza ikamenya icyo umutima wawe ushaka. Imana ngo iragenda ikoma ku mukobwa wa Farawo aho yari ari mu rugo. Mu by'ukuri mu rugo rwa Farawo ntabwo hari harabuzemo amazi yo koga. Ayo muri pisine ntekereza ko yari ahari, kuko hari ibwami. Dushe zo mu nzu uko mbyumva nimagina ko zari zihari, kuko hari ibwami. Ngo arangije akorwaho, yumva umutima umwemeje kujya kuri rwa
twerekere kuri urwo rufunzo ndumva ariho nshaka kujya. Imana ishimwe ngo baramanuka bakigera ku rufunzo, umukobwa wa Farawo aritegereza abona akato kari mu mazi, arebye neza abona harimo umwana, aramwitegereza arebye neza abona n'umwana mwiza, ngo arangije amukuramo. Imana ishimwe arangije amukura muri ako kato, ngo aravuga ngo mbese byibura ninde muntu uzamfasha kurera uyu mwana? Mushiki wa Mose ngo yari ari hafi aho, aravuga ati ngewe nagushakira umuntu ugufasha kurera uwo mwana. Aragenda ajya kureba ahantu nyina ari, aramubwira ati ngwino ibwami bakuboneye akazi, ngwino ibwami baguha akazi ko kurera umwana batoraguye. Ariko mu by'ukuri ntabwo nyina wa Mose yarayobewe ko ari umwana we, kuko yabicungiraga hafi. Ikindi kandi yaramurebaga, yari ari kureba ibintu byose bimubaho. Ndagira ngo mwibutse ko Imana itajya ibura kureba ibintu bikubaho, kabone yuko ariyo yakubyaye, izaho wavukiye, izaho warerewe, izaho wakuriye. Ndagira ngo nkubwire ngo uhumure, Imana y'amahoro ifite igisubizo cy'ikibazo cyawe mu biganza byayo. Imana ishimwe. Ngo arangije araza bamuha akazi ko kurera uwo mwana, kandi mu by'ukuri yarirereraga. Ngo arangije akajya arera uwo mwana, umwana arakura amera neza. Amajije gukura aguma ibwami, arererwa ibwami. Ariko nkwibutse neza aho Imana yagutoreje, ifite impamvu yagutoreje aho ngaho. Mubyeyi, igituma Imana igutoreje muri urwo rugo ifite impamvu. Mugabo, igituma Imana igutoreje muri urwo rugo ifite impamvu. Mukobwa, igituma Imana igutoje muri ubwo buzima ifite impamvu. Musore, igituma uca muri ubwo buzima Imana ifite impamvu, ifite icyo uzaba cyo, izigiye izagukurirayo, izi ubuzima bwawe bwose uko izabigenza. Imana ishimwe. Bose ngo arakura, ariko akurira ibwami. Imana nishimwe. Nyuma yo kuva ibwami araza ayobora Abisiraheli. Ni urugendo rurerure yaciyemo. Ndagira ngo tugere kuri iri jambo iri ngiri nasomye, ariko nari ndagira ngo mbibutse ubuzima bwa Mose. Wumva uko yakuze, wumva uko yabayeho. Nawe witekerezeho, wibuke yuko Imana yakujije Mose, wibuke ko yamukuye mu kato, nawe yagukurayo. Utwato ni twinshi, arako bakuboheye, arako uruvugo bakuboheye, arako icyangiro bakuboheye, ariko data wa twese yari ahari babikora. Niyo mpamvu Imana imanuye igisubizo, niyo mpamvu Imana izanye ubutabazi, niyo mpamvu imanuye umuvunyi wo kukuburanira muri ako kato, niyo mpamvu igukuyemo mu gihe nk'iki. Imana ishimwe. Mose ngo aba muri ubwo buzima, arakura amera neza, ayobora Abisiraheli. Ndagira ngo nkwibutse ko icyatumye urererwa aho ngaho byari kugira ngo Imana igutuma ahantu hasa hatyo, byari kugira ngo Imana izagutuma ahantu nk'aho ngaho. Nicyo cyatumye Mose arererwa ibwami, kubera yuko iyo atarererwa ibwami ntabwo yari gukura Abisiraheli muri Egiputa. Impamvu yaharerewe, impamvu yabakuyeyo, nuko amavene yose yo muri Egiputa Mose yari ayazi. Ubutayu bwo muri Egiputa Mose yari abuzi, imisozi yari iri muri Egiputa Mose yari ayizi, n'amazi yo kwambuka Mose yari azi neza inzira zacamo ayobora Abisiraheli bambutsa. Imana ishimwe. Ageze muri ibi bice 33 niho nshaka ko tuganira neza. Imana nishimwe. Avuga amagambo akomeye, abwira Uwiteka ati yewe Uwiteka, ujye umenyesha yuko ngomba gukura Abisiraheli mu butayu. Mbese nutadukura ino, niki kizamenyekanisha abantu yuko uri kumwe natwe? Mbese yarafite ijambo nk'iryo ufite uyu munsi, uti mbese nutantabara, niki kizareka abantu yuko nagusenze? Wa mubyeyi we ufite isengesho rimeze rityo, wa mukobwa we ufite isengesho rimeze rityo. Ariko ndagira ngo nkumenere ibanga, ndagira ngo nkubwire amakuru meza. Imana yiteguye kugutabara, Imana yiteguye kugukura aho ngaho, Imana yiteguye kukumva, Imana yiteguye kukurengera, kubera yuko ari data wa twese mwiza. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ni data wa twese mwiza, ngo azi intege nke zacu, azi ibyo uri gucamo, azi imbaraga nkeya ufite, azi impamvu uri gutorezwa aho ngaho. Niyo mpamvu Imana imanutse ngo Mose arabubwira ngo abwire Uwiteka ngo mbese nutadukura ino, ngo niki kizamenyekanisha abantu yuko uri kumwe natwe? Aramubwira ngo mbese si uko wadukura
kurino ngo mbese suko waturengera ngo mbese suko watwumva mwumve neza iri jambo ngo Uwiteka abwira Mose ngo aramwitegereza areba inzira yamunyujijemo amenya buri kimwe cyose ngo aramubwira ngo niki uvuze icyo ndagikora kuko wangiriye umugisha nakumenya izina. Imana ishimwe mubyeyi utuze Uwiteka akumenya izina. Iyi Imana ikuzi izina ntacyaguhungabanya. Iyi Imana ikuzi izina ikurwanira intambara. Iyi Imana ikuzi izina iragutabara. Imana ishimwe. Abafite imitima itinya nimutuze, abafite imitima ihagaze nayo niyururuke, abari bananiwe namwe nimukomere. Uko bisa kose Imana iraje, uko bisa kose ije kureba igitumurira, uko bisa kose ije kureba igitumuhogora, ije kureba igitumuyitabaza, ije kureba icyatumye urara udasinziriye, ije kureba icyatumye bakubohera akato, ije kugukura mu kato mu izina rya Yesu, ije kureba impamvu, ije kureba impamvu uri muri ubwo buzima, ije kureba impamvu uri kurira, kubera ko yatubwiye ijambo ryiza ngo nuko Uwiteka abwira Mose ngo aramubwira ngo nicyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriye umugisha nkakumenya izina. Ndagira ngo mbibutse mwa babyeyi mwe, iyo Uwiteka yakumenya izina ntacyatuma atakuburanira. Iyo Uwiteka yakumenya izina ntacyatuma atakubakira. Yemwe mwa bakobwa mwe, iyo Uwiteka yakumenya izina ntacyatuma ataguha urugo rwiza. Iyo Uwiteka yakumenya izina ntacyatuma ataguha ubukwe. Yemwe mwa basore mwe, yemwe mwa bagabo mwe, yemwe mwa bashomeri mwe, iyo Uwiteka yakumenya izina ntacyatuma ataguha akazi, kubera yuko ni Imana nziza. Ikindi ni Imana yuzuye impuhwe nyinshi. Imana ishimwe. Baramubwira ngo kubera yuko wangiriye umugisha nkakumenya izina nicyo uvuze icyo ndagikora. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Turashimira Imana y'amahoro yuko ituza amazina. Uko witwa kose Imana irakuzi, uko bakwita muri karitsiye Imana irakuzi. Izi zina yakwise kuruta iry'abantu bakuzimo, izi zina yakwise kuruta iry'abantu bakwita. Izi gihe izakurengerera kubera ko na Mose yari izigiye izamutabarira. Imana ishimwe. Imana ituza amazina. Imana ishimwe. Imana ituza amazina. Imana ituza amazina. Baramubwira ngo kuko wangiriye umugisha nkakumenya izina nicyo uvuze icyo ndagikora. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nugira umutima uhagaze, icyo wabwiye Uwiteka kuko akuzi izina aragikora mu izina rya Yesu. Icyo wamuganirije, icyo wamuganyiye kubera yuko akuzi izina aragikora. Ikintu cyose wumva cyakuremereye ukibwira Uwiteka kubera yuko akuzi izina aragikora. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka, uri umubyeyi mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana itabura kuboneka mu byago no mu makuba, uri Imana yarengeye Mose, uri Imana yatabaye Abisirayeli, uri Imana yaganiraga na Mose. Turagushimiye kubera yuko uri Imana nziza. Tuguhaye icyubahiro kubera yuko uri Data wa twese. Icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe, icyubahiro ni icyawe, nta wundi mugisangire. Nushimwe, nuhimbazwe kubera yuko zenetaya kitalabini saya, kubera yuko uri Data wa twese mwiza. Nushimwe, 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 nushimwe. Kari turi gusoma ijambo wabwiye Mose, uramubwira ngo nicyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Dusobanukiwe yuko amazina yacu yahazi. Uzi amazina y'ababyeyi, uzi amazina y'abasore, uzi amazina y'abakobwa, uzi amazina y'abagabo. Icyubahiro ni icyawe. Kubw'ibyo ntabwo dushidikanya ko twakugiriyeho umugisha kubera yuko watumenye amazina. Unyemerere Nyiringabo Imana umanuke urebe buri zina ryose, urebe ikimutakisha, urebe ikimuriza, ugikemure nk'Imana nikitarabini saya, ubikureho nk'Imana yera. Urebe imitwaro abantu bikoreye uyibature nk'Imana ishobora byose. Turagushimiye kuri Imana yumva. Urakoze, urakoze, urakoze Uwera. Umuntu wese uzareba iki kiganiro arushya azaruhuke. Umuntu wese uzareba iki kiganiro ariho arira uzamuhanagura amarira kubera ko twabonye kuri Imana ihana
kuganira. Umuntu wese uzareba iki kiganiro yihebye azasubirana ibyiringiro, azumva yuko umuzi izina, azumva yuko akato kose yaba arimo uzakamukuramo. Urakoze Nyiringabimana, urakoze Nyiribihe, urakoze kutuza amazina, urakoze Uwera wa Isiraheli, urakoze Giti cy'inganzamarumbo, urakoze Sambitarumba. Ugize neza kubana natwe, ni wubahwe ni mu izina ryawe Kristo Mesiya, amen. Imana ibampere umugisha mwinshi, ndabakunda.